Birashoboka ko wenda utari ubizi, gusa mu byo wari uzi wongereho ko u Rwanda rufite ibirwa birenga 56 mu kiyaga cya Kivu. Ijambo Ikivu rikiza dore uko tuta tuzamuka. Ikiyaga cya Kivu ni kimwe mu biyaga bibarizwa mu muhora mugari w'ibiyaga bigari, kandi nk'uko mubizi iki kiyaga kiri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kiyaga cya Kivu kandi kibarizwa mu muyoboro mugari w'ikibaya cya Albert, kikaba gipima ubuso bwa kilometero kare 2700. Ushobora kwibaza uko iki kiyaga kigari cyabayeho. Iyo tugiye kubara iyi nkuru tuhita dusubira inyuma ahagana mu myaka 1200, aho ingufu rutura zatangiye gukurura ibisate by'isi, kimwe guhunga ikindi ku muvuduko uri hasi cyane, hafi ya santimetero 5 ku mwaka. Gake gake uko bitinda byagura bisa nk'urwobo rurangaye, kuko ibyo bitare byagendaga bihunga kimwe gihunga ikindi. Ikindi ukwiye kumenya nuko munsi ya bya bitare byagendaga bihungana ariho dusanga amaguma, bya bikoma bishyushye biba mu nda y'isi. Rero uko ibi bitare byagendaga bihungana byatumye amaguma zizamuka mu bice bitandukanye, ndetse bihita binatuma habaho ibirunga nka Nyiragongo ndetse na Nyamuragira ndetse n'ibindi. Maguma cyangwa se bizwi nk'ibikoma bishyushye bitazamutse gukora ibirunga byishashe mu ndiba yaho bya bitare byasigaga umwanya. Hanyuma ku rundi ruhande bya birunga byavutse mbere gato byatangiye kuruka, byohereza ibikoma ahantu hose, bigira ingaruka nyinshi aho byatangiye gufunga inzira z'imigezi ndetse n'amazi aturuka ahantu henshi hatandukanye. Ibi ngibi byafunze amasoko ndetse n'ibindi bintu. Imyaka yaragiye irashira, uko imyaka yashize ari myinshi y'amazi y'imigezi yabujijwe kugenda, ndetse n'imvura hamwe n'andi masoko y'amazi byose byaragiye byihuriza muri cya cyobo kirangaye, bihita biduha Kivu cyangwa se bibyara Ikivu. Nk'uko twabibonye ko ikiyaga cya Kivu cyabayeho ku bufatanye n'ibikoma bishyushywe bizwi nka maguma, hakazamo ndetse n'ibirunga. Iki kiyaga cya Kivu gihita gifata intebe mu biyaga bitatu biteye ubwoba cyangwa se bitinyitse mu isi kubera gazi bibarizwamo. Bimwe mu byo wamenya ni uko iki kiyaga gifite ibinyabuzima cyemerera kubamo, ariko kikagira n'ibindi kizira. Mu byo kizira harimo ingona. Hano ingona ntishobora kubamo kubera uburebure bwa metero zisaga 1460 z'ubujyakuzimu. Ibi bigakubitanaho n'ubukonje bwo mu nda yayo, ndavuga Ikivu. Gusa ariko bitewe na gazi irimo, hagize ikiyibangamira kikaba cyayituritsa, yakangiza ibinyabuzima birimo abantu barenga 3 miliyoni bayegereye. Gusa ibi leta y'u Rwanda yabibonye hakiri kare, ihita itangiza umushinga wo gucukura iyi gazi no kuyibyaza umusaruro mu bufatanye na Contour Global Simon Power ndetse na Gazmelt Energy. Izi company zatangiye gucukura ndetse zanatangiye no gutanga amashanyarazi aturuka kuri iyi gazi. Inshuti yanjye, reka turekera. Gusa hari icyifuzo, igitekerezo ndetse n'inyunganizi, ushobora kutwandikira muri comment cyangwa ukaduha likes kubw'ubushuti, ukaba wanaduha subscribe kubw'umutima mwiza. Ndabakunda cyane kandi Imana ibaha umugisha.